Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Abagalatiya ibice 4 umurongo wa mbere. Igihe kirageze kugira ngo umuragwa ahabwe umugabane wiwe. Imana yaturemeye utwara, gutegeka, kubera abandi umugisha. Cyaba ari cyo gihe ugezemo, so wabuze ayo makuru kugira ngo akwinjize mu gihe cyawe. Haravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Munyemerere ngirizeho gatoya muri uyu munsi wa none. Umuragwa iyo ari umwana muto ntabwo aba atandukanye n'imbata. Nahawe ijambo Imana yantumye ku buzima bwawe, wowe ugira ubuntu bwo kugera kuri uyu muntu utawumva aya magambo ngo ugiye kwinjira mu gihe cyo kugenera abandi. Igihe cyo kuba umuntu ugenerwa Uwiteka agikuyeho, akwinjije mu gihe cyo kugenera abandi. Umuyobozi bitangira ayoborwa ariko birangira ayobora, kuko ntiwayobora neza ngo bikorohere cyane utarabanje kuyoborwa neza. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu ahura n'ubuyobozi bubi bukaba bwakangiza icyo Imana yavuze ku buzima bwe, ariko yari igihe cy'ubuntu nk'iki gihe turimo cyo kuzura ibyapfuye, na bya bindi wabonaga nta buzima bufite, Imana irongera ikabisukaho umwuka wayo, hama bikongera bikagira ubuzima.